Baza Mose batacishijwe n'iki. Mose aravuga ati reka nkubwire wite hano imbere hari inyanja reba uko ingana, ahangaha inyuma reba abanzi baje, turakora iki ko nta nzira ihari? Abisirayeli bari kubwira Mose ngo yewe Mose nta mva zari ziri mu Egiputa, yuturekerayo. Ariko Imana yashatse kweshereza icyubahiro ku nyanja. Turabasuhuje mwebwe mwese mukomeje gukurikirana Mukakarangwa TV. Ikaze tugarutse imbere yanyu kubagezaho ijambo ry'Imana twabateguriye. Nizere ko riraza kubagirira umumaro mu buzima bwa buri munsi. Uyu munsi rero turi kumwe na Evangeliste Devota, niwe ugiye kutugezaho ijambo ry'Imana yaduteguriye. Murakoze cyane rero, reka tumwakire anabibwira. Abashuhuje abadukurikiye, abakurikiye Mukakarangwa TV, amahoro y'Imana nabane namwe. Tunejejwe n'Imana kongeye kuduhuza kuri uyu munsi. Reka dutangire dusenga Imana tubashe kumva ibyayo. Turagushimiye Uwiteka, uri Imana y'amahoro, uri ibyiringiro by'abakwizera, ntawe uhwanye nawe, izina ryawe nirihimbazwe. Wiyeretse Abisirayeli ku nyanja itukura, igihe bari babuze icyo gukora we wabonye icyo gukora, kuko uri Imana itajya ibura icyo ikora. Ndasenze kugira ngo uyu mwanya wurukire kubana n'umuntu wese udukurikiye, haherereye mu Rwanda cyangwa hanze, ibihugu bitandukanye, Aziya n'ibindi bihugu. Twemerera utubera Imana, twemerera utwambutse inyanja. Nubwo iri guhorera, hari ijambo wavuga byose bigaceceka, hari ijambo wavuga bikagenda neza. Ndasenze kugira ngo icyubahiro n'ubutware bibe kuri twe, bibe kuri wowe, natwe tugirire neza. Ndasenze kugira ngo Kristo aho abantu understand for Grermando babona ko nta nzira ujye wakura igisubizo cy'ubuzima bwacu. Fasha umuntu wese udukurikiye, yaba ari uwo hanze, yaba ari uwo mu Rwanda, yaba umurwayi, yaba ufite ideni, yaba wabuze icyo kuvuga n'icyo gukora. Muremera imikorere kandi umuremera amashimwe. Urakoze ko tugushimiye, urakoze ko ucecekesheje inyanja, urakoze ko twiyeretse. Mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe gusa, amen. Haleluya. Tugeze mu kanya keza ko kumva umuririmbyi, twamara kumwumva tukumva ijambo ry'Imana. Yewe wa nyanja we, nubwo urimo guhorera, ndumva Imana ivugana nanjye. Yewe wa nyanja we, nubwo urimo guhorera, ndumva Imana ivugana nanjye aya magambo. Yewe wa nyanja we, nubwo urimo guhorera, ndumva Imana ivugana nanjye aya magambo. Yewe wabibazo we, nubwo urimo guhorera, ndumva Imana ivugana nanjye aya magambo. Yewe wa nyanja we, nubwo urimo guhorera, ndumva Imana ivugana nanjye aya magambo. Umwana wa Yayiro yaje kuremba, Yayiro akurikira Yesu, aramubwira ati mwigisha Yesu, mwana wanjye ubu yarembye. Ariko Yesu abwira Yayiro, humura ndaje tujyane, humura ndaje tujyane. Inyanja yarahoreye igera kwa Yayiro, umwana wa Yayiro aba arapfuye. Baza gutwara Yayiro biruka bavuga, igihe wazi umwana ko yapfuye, n'iki kindi ugitegereje, n'iki kindi ugitegereje. Yesu abwira Yayiro ati niba wizeye Yayiro, ndaje tujyane. Yesu abwira Yayiro ati niba wizeye Yayiro, ndaje tujyane.
Yesu azana na Yayiro bageze iwe basanga barira, ageze iwe basanga barira. Yesu aravuga ngo abarira musohoke. Yesu aravuga ngo abaraha musohoke, kubera ko ari Imana idakorera mu kavuyo, kubera ko ari Imana idakorera mu kavuyo, kubera ko ari Imana idakorera mu kavuyo. Yesu agera kwa Yayiro ahamagara umwana we, aravuga ati tari saa 10 Gakobwa byuka, niko yavuze. Uwo mwana arasuka, Yesu amuhereza ababyeyi be, amuhereza ababyeyi be. Aravuga ati nimurebe kwizera icyo kubakoreye. Aravuga ati murebe kwizera icyo kubakoreye. Nawe ufite inyanja iri mu guhorera, humura Yesu ahageze barira, asiga baseka. Humura aho Yesu ageze 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 barira, asiga baseka. Humura, 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 asiga baseka. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Turirimbye umuririmbyi uvuga ngo hari igihe inyanja ihorera, ariko iyo nyanja igahorera, ariko iyo Yesu aje akavuga wa nyanja we ceceka, iyo nyanja iraceceka. Imana icecekesha inyanja iri guhorera mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka dusome mu Kuva 14, turasoma ku murongo wa 15. Uwiteka abaza Mose ati niki gitumye untakira? Bwira Abisiraheli bakomeze bagende, nawe umanike inkoni yawe, urambure ukuboko hejuru y'inyanja, uyigabanye, Abisiraheli bace mu nyanja hagati nko ku butaka. Nanjye ndanangira imitima y'Abanyegiputa, bajyemo babakurikire, bone kwiheshereza icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ze zose, no ku magare ye, no ku bahetswe n'amafarashi be. Abanyegiputa bazamenya yuko ndi Uwiteka nimara kwiheshereza icyubahiro kuri Farawo no ku magare ye, no ku bahetswe n'amafarashi. Marayika w'Imana wajyaga imbere y'ingabo z'Abisiraheli arahava ajya inyuma yabo, ya nkingi y'igicu iva imbere yabo ihagarara inyuma yabo. Amena, amena. Dusomye ijambo rivuga ngo Uwiteka abaza Mose ati niki gitumye Abisiraheli bari kuntakira? Haleluya. Abisiraheli bari bageze ku nyanja kandi bari bacitse abanzi babo,
ariko ngo Uwiteka aragenda anangira Farawo, amaze kumunangira aramubwira ati kurikira Abisiraheli. Imana rugihe hari ukuntu Imana igiye gushyira mu bigeragezo ikanangira imitima y'abantu bamwe bakagenda, ikanangira imitima y'abantu bamwe bakagukurikira, ariko Imana ikabereka yuko ari Imana. Bivuze iki? Bivuze ko igihe cyose, isaha n'umunota, uzabona hari ibikugarishe, uzabona hari ibigukurikiye, ntuzagire ubwoba, kuko Uwiteka niwe ufite urufunguzo rwa nyuma mu kiganza cye. Hanyuma Abisiraheli ngo bararebye babona babakurikiye, ariko ari Abisiraheli Imana niyo yari yabagejeje ku nyanja ibabuza guca mu wundi muhanda wa kaburimbo. Ari n'Abanyegiputa Imana niyo yagiye irabanangira barabakurikira. Ni ukuvuga ngo hagati yawe n'umwanzi wawe Imana ikora ku mpande zombi, ikora ku ruhande rw'umwanzi wawe ikamukoresha akagutuga, igakora no ku ruhande rwawe ukagira ubwoba ugataka, wamara gutaka Imana ikaza. Haleluya! Ntabwo Imana yakora ku ruhande rwawe gusa, itakoze ku ruhande rw'umwanzi. Uwo mwanzi atari kugutuga ntabwo washobora gutaka, ariko uwo mwanzi yakoze ubasha gutaka. Haleluya! Ukabasha kumva ko inyanja iri guhorera. Umuririmbyi yaravuze ngo yewe wanyanja we, nubwo urimo guhorera, ndumva Imana ivuga nanjye aya magambo. Haleluya! Yari amagambo avuga yuko igiye kurangiza iyo nyanja ku buzima bwabo. Haleluya! Hanyuma ngo Imana ibaza Mose batakishijwe n'iki? Mose aravuga ati reka nkubwire wite, hano imbere hari inyanja, reba uko ingana, ahangaha inyuma reba abanzi baje, turakora iki ko nta nzira ihari? Abisiraheli bari kubwira Mose ngo yewe Mose, nta mva zari ziri mu Egiputa, yuturekerayo. Ariko Imana yashatse kweshereza icyubahiro ku nyanja. Hari igihe uca mu bigeragezo Imana ishaka kukwesherezaho icyubahiro. Abantu kuko iri mu bigeragezo baragenda, hasigara umuntu w'intwari. Niyo mpamvu ubona Imana itazagusubiza utaciye mu bigeragezo. Nuca mu bigeragezo uzamenye yuko Imana igiye kuza. Ntabwo ibigeragezo urimo ari byo kukwica. Nubwo abantu baguha iminsi, nubwo abantu bagutega, nubwo abantu bavuga bati ntiyabyutse, ariko si byo kukwica. Ahubwo nubwo inyanja irimo guhorera, ndumva Imana ivugana nanjye amagambo avuga ngo birarangiye. Imana ikugejeje hakurya y'inyanja. Imana ihabwa icyubahiro. Nuko ngo maze Uwiteka arangije abwira Abisiraheli ngo nibaceceke. Mose arambura inkoni ku nyanja barambuka, kandi ijambo riratubwiye ngo bakanagiye mu nyanja bagendamo nk'ahumutse. Haleluya! Naje kukubwira muri iyi minsi, wowe wari ufite ibigeragezo uri kugenda ahantu wabuze inzira, Imana ikamisha ibigeragezo wari urimo ubitambutsamo nk'ahumutse ku butaka. Inyanja nubwo iri guhorera, nubwo wabuze hepfo no haruguru, ariko Imana irambwiye ngo ningubwire ngo ca muri iyo nyanja n'amaguru. Haleluya! Urasanga hameze ngo ku butaka, kuko Imana ivuganye nanjye aya magambo ngo nubwo inyanja iri guhorera, ariko Imana iravuze ngo camo, urasanga Imana irimo kandi urambuka. Imana ihabwa icyubahiro. Nuko ngo bamaze kwambuka barebye inyuma babona abanzi barabasatiriye, kandi ngo hari imisozi miremire, nta hantu hariho guhungira. Haleluya! Ariko ngo Imana ifata inkingi yabagendaga imbere iza kumagabanya. Haleluya! Igenda inyuma. Haleluya! Imana iguha inkingi inyuma, abanzi bakorwe n'isoni. Imana iguhagarareho, Imana ikubambira ihema papistani fokere. Imana ikuzamurire intsinzi muri aya masaha wowe udukurikiye. Eliya yatambye ku masaha nimugoroba, ndagira ngo nawe utambe muri aya masaha. Imana ikuzamurire ibendera mu nyanja irimo, nanjye Imana inzamurire ibendera mu nyanja ndimo, nizamura ibendera abanzi bararohama twe twambuke. Imana ihabwa icyubahiro. Nuko ngo maze barangije barasa bagira ngo inzira ni nyabagendwa, ariko ntabwo inzira yabaye nyabagendwa, ahubwo Imana inzira yabaye inyabibazo ku batari bafitanye gahunda n'Imana. Imana yari ifite misiyo ku Bisiraheli, ariko ntabwo misiyo yari ifite ari iyo kubica, yari iyo kubereka gukora kwayo. Uyu munsi Imana igufiteho misiyo. Iyo misiyo ifite si iyo kukwica, ni iyo kukwereka imbaraga zayo. Ndagira ngo ukomere nanjye nkomere, dutegereze, kuko yagiye kureba Yesu ngaragenda umwana yari muzima, ariko uko Yesu yagendaga akomeza akora ibitangaza atinda umwana aza gupfa. Barangije baza kureba umwana, ariko Yesu baramubwira ngo umwana ahabwa icyubahiro. Rero nubwo uri mu nyanja iri guhorera, ariko Imana ivuganye nanjye amagambo ngo inyanja iracecetse
kandi Imana igwaye uburyo bwo gukora kugira ngo byemere. Imana igwanaguye amarira, Imana igukijisha indwara udukurikiye, uw'amadeni ubona abuze igisubizo Imana iraje, ufite ibibazo Imana irabikoze. Reka twinjire mu kanya ko gusenga kugira ngo Imana natwe ibwire inyanja iceceke. Data, mu izina rya Yesu dusengeye umuntu wese uri kumwe natwe, turagira ngo umugirire neza. Uri mu nyanja hagati yimukuremo yambuke, uwiri guhorera inyuma ye yimukize, uwayambutse muhishimwe. Umuntu wese ari imbere yawe, yaba umurwayi akubone, yaba ufite ibibazo runaka, ndagira ngo umuntu wese amenye ko hari Imana ikora. Wageze kwa Yayiro uramubwira ngo nimba yizeye urabikora, yarizeye yuzura umwana we. Natwe turizeye aka kanya yuko uje kuzura ibyacu byapfuye. Twizeye kuri Imana ishyira ahabona abantu bakabibona, kuko yazidusabyemo umugisha no gukorerwana nayo ibitangaza n'imirimo. Urakoze urakarama, fasha umuntu wese udukurikiye kandi umuhe umugisha, natwe turengere uduhe umugisha. Kore na bya bindi bikenewe, tubere Imana wamamare. Abantu bagiye urasigara, abantu bagiye urahaguma, ni Imana itagiharara, ntabwo ujya umenyera. Urakoze urakarama, bana natwe turengere. Mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa, amen.